Ibushize tuganira yego ushize tuganira wari uri mutakamba uvuga ati mana yanjye ndi gusenga ariko mpagaza nka Eric mu izina ryanjye ariko nsaba ubuyobozi bubishinzwe ndetse no kugeza ku mukuru w'igihugu ko baca inkoni zamba umuvandimwe wawe Bamporiki akaba yarekurwa. Donc ntago navuga ko zakiriwe ibyo wabyakiriye wenda sinange gusa wari watakambye ariko nzi neza yuko wasanga niyo tudakora biracya tuzimusabira hari igihe biba biri ibihana bafite biba biri hejuru y'ibyo afite. N'ubu ngubu nta turacyatakamba turebe ko yagirirwa imbabazi kuko amakuru mfite nuko naho afungiye yitwara neza. Ndatekereza mu minsi mikeya uko tugenda dusaba Imana muzajya kumva mwumve ari hanze. Ni ngewe iyo uhamagaye ugufata ikibanza kuva kuri miliyoni 1.5 hano Bugesera hafi n'ikibuga cy'indege birahari ariko nutinda uzasanga byarikubye kuko uko bukeye nuko bwije ubutaka buhora bwikuba kenshi. Abantu banibuka ko n'ikibuga cy'indege kiri kugenda cyuzura uko umwaka ushize. Buriya natangiye kugurisha ibibanza byaho yabigizemo uruhare rukomeye. Umuntu areba byinshi cyane ushobora no gusanga hari ibindi biri kwangirika kubera adahari. N'ubuzima bwo muri gereza ariko nta kuba wenda bya bindi tujya twumva ngo wenda kuko ari muri gereza arahohoterwa cyangwa agira ate. Andi makuru wenda wadusangiza ushobora kuba ntandi makuru mashya ku buzima bwe habayeho icyo nzi nuko yes twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Iris TV. Twizera ko mukomeje kugubwa neza. Ese muraho mumeze neza aho muri hirya no hino mu nguni zose zitandukanye z'isi duhere hano mu Rwanda no kugeza mu bindi bice bitandukanye by'isi muri za diaspora mwese wahikaze. Hanyuma amazina nge ni Jado Tuyishime tugiye kubana muri kino kiganiro ariko uyu munsi nkuko mubireba imbere ya kamera zanyu n'abatumiri no mutumirwa ugiye kubaganiriza ndetse tubaza kuba duhuza ibiganiro kugira ngo murusheho kumva byinshi bitandukanye amakuru amwe namwe cyangwa se ibiyo yaba yabazaniye umunsi. Eric yes uraho neza? Ndaho nta kibazo. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Biragaragara rwose urasa neza. Wambaye neza made in Rwanda. Good. Imirere kubibona? Izi nkweto bazigura he? Izi nkweto nazitumije Dubai. Wow. Abanyarwanda bagiye gukora kanu gakweta ko ni keza. Ngakora gatumiza Dubai nta kibazo. Ngiki ipantaro izo pantaro bazita inzungu. Izi ngizi bazita inzungu ariko zitandukanye ni inzungu. Ni inzungu zimwe zigezweho mwuzanuva model. Zimwe twikurira iyo ngiyo kure cyane. Shahoro umukire pe. Ya bizaza ariko ko nafite amafaranga. Amafaranga azagenda aboneka nta kibazo. Eri ufite amafaranga pe nakubonye mu minsi ishize rwose uri mu bantu baherekezaga amagare muri twidi Rwanda unitemberera bimeze nk'iki nk'ubukira rugendo navuga no mugabo turi gutera inkunga Tour du Rwanda nk'isezerano company ibiri gutera inkunga Tour du Rwanda kugira ngo umukino w'amagare nyine nawe ujye utera imbere. Byose ni byiza by'u Rwanda nta kibazo. Byose ni byiza by'u Rwanda. So ku bantu rero ngira ngo bashobora kuba bakwibuka wenda nimwe bake bakwibuka ngira ngo twakoranye ikiganiro ushize vuga umuvandimwe wa Bamporiki Edouard ubungubu arimagiragira arafunzwe waje kumusabira imbabazi vuga ati byagenze gutya na gutya nyine usa nkaho ugaragaza ko ubuyobozi ukwiye guca inkoni zamba kuri ngo siko byagenze. Hanyuma turaskugaruka uko wabyakiriye ariko uno mugabo tugiye kuganira ni umwe mu bagabo navuga ko uracyari umusore nagira ngo cyari umusore washinze company imaze gukomera hano mu Rwanda yitwa Isezerano Company. Ni company ikora iki? Ni company ikora ibintu bijyanye n'ubutaka. Gupima ubutaka, gukora amafishe kadasitarare, guha abantu ibibanza bigurishwa cyane cyane muri Bugesera. Twebwe nyine iyo udafite icyangombwa araguze nko ku isambu nini tugusaturira ahubwo waguzeho nawe ukabona icyangombwa cyawe cyane cyane rwose nk'iyo uduhamagaye numero zacu za 0788 92 95 608. Ari abantu benshi badukurikira bari muri za diaspora zitandukanye
cyane cyane aba diaspora ndakora mu Rwanda barahari benshi baba bakeneye izo service ariko cyane cyane abantu batari mu gihugu baba bakeneye inzira navuga ko zitunganya ari rimwe na rimwe bagura ibibanza bakoreza bene wabo cyangwa inshuti zabo zikabarya abandi bakoreza mu makampani atizewe bikaza kuzamo ibibazo wenda nabwo uraza kutumara impungenge kuri iyo ngingo kuko ndabizi ko hari abantu benshi badukurikiye bifuza kuba bamenya ubundi mu Rwanda niye kampani yizewe umuntu ashobora kunyuramo akabona ikibanza akagipimirwa akagishakirirwa ibyangombwa ubundi serivisi wanamugane mutanga mbere ko tuninjira muri gahunda mu cyo nagutumiriye ngira ngo bigenda bite kugira ngo umuntu abone ubutaka bwe butunganye ibyangombwa bye uko abishaka ubundi iyo wegereye isezerano company dukorera hano Nyamata mu nyubako ya Providence House ariko tugira n'amashami mu zindi ntara ntago wadushaka ngo utubure ariko ikintu ugomba wenda kumenya kuruta ibindi ku kijyanye n'isezerano company nuko iyo waguze ubutaka bwawe warabuze ibyangombwa byawe cyangwa warabuze abagufasha kugira ngo ubone ibyangombwa by'ubutaka bwawe nawe bikwandikweho ugomba kugana isezerano company turagufasha yego kuko tugira na YouTube isezerano company Instagram ni isezerano company ukajyaho turagufasha cyane na nomero zacu ziba ziriho serivisi ijyanye n'ubutaka iyo ushaka ikibanza kiza muri Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege kuva kuri 1.5 miliyoni rwose oh yes nukuri kw'Imana twe turabiguha kandi ibyangombwa ni twebwe tugufasha kubibona nta yandi mafaranga utanze ko ngiye kugura ibibanza Bugesera uvuze 1.5 miliyoni 1.5 miliyoni rwose ahantu ba witegeye kino kibuga cy'indege bari kubaka ni mpuzamahanga kiriya kibuga n'icyuzura kizaba kiri mu bibuga 10 bikomeye ku isi kizakiri mu bibuga 3 bya mbere muri Afrika bikomeye kandi kibuga ni hatari kiruta ikibuga cy'Ubwongereza yego cyane kirakiruta kigikubye kabiri ubundi iyo simbizi nimbihagazeho ariko abantu bumvise babivuga numvise bavuga yuko kiriya kibuga cy'indege gishobora kuzaba ari nk'icya kabiri muri Afrika kizaba ari ku rwego gishobora kuba ari n'icya mbere biranashoboka yuko wenda mu makuru mfite wenda si 100% ariko nzi ko kizaba kiri mu bibuga 10 bikomeye ku isi urumva utunze nk'ikibanza hafi yacyo ahantu ukitegeye hari guca amakaburimbo hari naho nabonye hazaca gari ya moshi ari muri Bugesera ukagura ikibanza nkaho ngaho cyangwa se niyo waba waraguze ikibanza handi ariko warabuze ibyangombwa turaza tukagukatiraho ikibanza cyawe tukaguha fiche cadastral ukadepoza kwa noteri ukaza nawe wabonye icyangombwa cyawe ugahita ugikorera mitasiyo nako kanya wanyuze mu isezerano company kuva tutangiye kugupimira kugeza kikwanditseho turabigukurikirana ino nimero utanze umuntu ayihamagaye icyo kibanza cya 1.2 wakimubonera 1-2-3 reka nkubwire 078862 60 ni ngewe iyo uhamagaye ugufata ikibanza kuva kuri 1.5 miliyoni hani Bugesera hafi n'ikibuga cy'indege birahari ariko nutinda uzasanga byarikubye kuko uko bukeye nuko bwije ubutaka buhora bwikuba kenshi abantu banibuka ko n'ikibuga cy'indege kiri kugenda cyuzura uko umwaka ushize buriya natangiye kugurisha ibibanza byaho kuri 800 gutyo bigenda bizamuka no byamaze kwikuba kabiri cyane uko kigenda cyuzura ikibuga cy'indege buri kwezi kiba kikuba bagenda haza ibikorwa remezo bitandukanye so rero nabwira abantu badukurikira kunzi ba IRIS TV ni byiza ko tunyujemo kano kantu kubera ko mu by'ukuri mukeneye kubona ibintu byazabarengera ikibanza cyabarengera kuko ikibanza ukiguze hari no mwaka mu myaka 5 iri imbere yakikubye inshuro nkenye mbese ni nko kubika amafaranga mu buryo bwiza rero niba uri mu bigo byo hanze n'umugabo mwahitaho akabafasha mu by'ukuri kuko ikibanza ni kugira ubutaka ntako bisa so eri ni byiza cyane wenda tuza kugana ku musozo ngira ngo wenda abantu ba interested ku bindi bintu bari busobanukirwe turaza kubigarukaho mu buryo bwimbitse no kubaha telefone kandi ndumva bayibonye n'ibindi bintu wenda ndashobora kuza kubaza bijyanye no kugira ngo umuntu ashira amatsiko umuntu dukurikiye amenye ese umutekano w'ikibanza wizewe umuntu akohereje amafaranga ari Burayi byabyizewe ko amugura ikibanza kikazamwandikaho
nyine ibintu nk'ibyo byose twaskubigarukaho ariko ibushize tuganira yego ushize tuganira wari uri mutakamba uvuga ati mana yanjye ndi gusenga ariko mpagaza nka Eric mu izina ryanjye ariko nsaba ubuyobozi bubishinzwe ndetse no kugeza ku mukuru w'igihugu ko baca inkoni zamba umuvandimwe wawe Bamporiki akaba yarekurwa. N'ubu ngubu nyine baravuga ngo iyo umuntu agihumeka biba bigishoboka. N'ubu ngubu nta turacyatakamba turebe ko yagirirwa imbabazi kuko amakuru mfite nuko naho afungiye yitwara neza kandi burya nyine nta muntu udakosa ariko nzi ko n'ubundi azababarirwa imbabazi zo za perezida wacu w'u Rwanda zihora mu biganza bye rwose turizeye ni nk'akanyafu baba bamunyujijeho kera n'umwana iyo yakosaga bamunyuzagaho akanyafu n'ubu kandi nuko gusa icy'ingenzi nuko hari benshi yasize atugiriye akamaro hari benshi yagiye agira inama by'umwihariko nanjye wenda kuba mvuga ngo ni umuvandimwe wanjye si umuvandimwe mu maraso ariko mbona naruta uw'amaraso inama ze ntekereza yuko n'isezerano kampani kugira ngo ribe rigeze aho rigera hari byinshi yagiye amfasha bijyanye n'isezerano kampani ni ukuvuga ngo pe nubwo afunze hari benshi yagiye afasha nanjye ndimo n'Imana ibibireba izamugirira ikigongwe burya tujya tubanga icyaha kibi no kugambanira igihugu biriya ni ibyaha bishobora kubabarirwa kandi agasubira ku murongo banagendeye kwenda kumumara bafitiye igihugu byakoreye igihugu ndi umunyarwanda ahantu yatugejeje yabigizemo uruhare rukomeye umuntu areba byinshi cyane ushobora no gusanga hari ibindi biri kwangirika kubera adahari ariko nzi yuko ubuyobozi bw'igihugu bubirebaho buriya wasanga buri kubitekerezaho ejo cyangwa ejo bundi twabona bavuze ati garuka mu buzima busanzwe bakamuha akazi agakomeza agakora agateza igihugu imbere isomo ndatekereza aba yaribonye niba atari umunyeshuri mubi oya rwose ntago ari umunyeshuri mubi so hanyuma mbere gatoya yuko wenda akatirwa cyangwa se afatirwa imyanzuro ya nyuma yahise ifatiragwamo imyanzuro urukiko rwategetse inzego zibishinzwe ko agomba kurara imageragere wigize ubona amahirwe yo kongera kumuvugisha cyangwa se mwigize mubona uko muvugana ngakubwira amarangamutima ye mbere yo kwinjira muri gereza ndeze bisa nkaho ari wo mbere yo kwinjiramo ndumva twaravuganyeho gatoya kuri WhatsApp nyuma y'icyo gihe rero ntitwongeye kubasha kuvugana birumvikana ariko twanapanze kumusura kubera ziriya telefone zahariya kuri gereza kuzifatisha biba bigoye kugira ngo twake uburenganzira ariko dutekereza ko n'ubundi turacyagerageza ishara tuzamugeraho ngira ngo wagiye ubona byinshi bivugwa mu itangazamakuru wajya wikurikirana hari n'amapasiteri bageze ku rukiko batararekurwa wowe umunsi wa nyuma ufatira myanzuro wari uri he? Ni ukuvuga ngo uriya munsi bamukatira narindi hano nari nagiye kumva urubanza narindi mu rukiko ariko nkimara kumva yuko baramufunga nyine naravuze nti ntago byahinduka niko bigomba kugenda ariko nkomeza kugira icyizere mvuga ko na nyuma ya 0 Imana irakora n'ubu ndacyafite icyizere kandi rwose mu minsi mike bazamurekura no tugendeye kuri bari abapasiteri bavugaga ngo wenda Imana ngo yabatumye yagize ite kenshi wenda hari izindi nyungu bwite bari babifitemo ariko nkanakonta mu buryo babivugagamo ni uburyo bari bamuzi bitewe n'ibikorwa bye imirimo yagiye akorera igihugu ndi umunyarwanda ntekereza yuko 100% ari we watumye igera hiri
bintu by'amacakubiri yagiye abirwanya arakora cyane. Kubona rero ibyo bikorwa yagiye akora, bavugaga yuko wenda icyaha kimwe kitatuma bumvaga ko atari bufungwe muri make, kubera barebaga ibikorwa, ese nafungwa ntihari ibikorwa biri buhagarare byiza yakoraga. Bamwe bagakoresha amarangamutima, wenda niyo Mana itabatumye, buri abantu tugira amarangamutima, ariko nyine turacyafite icyizere bizatungana rwose. Icyizere kirarema, Imana irakora kandi n'umukuru w'igihugu nawe aba bireba gusa, nyine n'akanyafu sometime kaba gakenewe. Yeah, of course kaba gakenewe no gutanga urugero rwiza muri societe, kubera ko iyo urebye nko mu ma statistics agenda akorwa cyane cyane mu bidindiza iterambere rusange cyangwa se umutungo wa leta, n'igihe hazamo ikintu kijyanye n'ibyaha bisa nk'aho bifitanye isano n'ibyo bamufukatiye. Rero ku muntu uzwi agenda rimwe na rimwe leta ivuga ati reka tubikoreho nk'urugero rwiza, akanyafu kabeho. Ariko ubundi iyo ubonye ama comment zimwe na zimwe, kuko ngira ngo kuba kuri social media uganira n'abantu, ari byo numva biganiro bimwe abantu bakora bavuga ati yarabikwiye, nawe n'umuntu nk'abandi nibamukatira urumukwiye, nibamufunge. Iyo ubonye ibyo bintu wowe ku giti cyawe, abantu nk'abo nicyo bababwira ubyakira gute? Ubundi wenda ikintu nababwira, buri wese avuga ibyo ashatse, ariko ikintu nzi neza cyo nuko kuba yarafunzwe hari n'igihe baba bagira ngo bahe urugero abari munsi ye, abandi benshi bamuri munsi, abaho urugero rwiza. Kuko iyo aramuka, wenda ntekereza ko n'icyatumye wenda afungwa ku giti cyanjye ari ukuvuga ngo ese kuki undi we ashobora kubikora wenda aciriritse agahanwa, uriya we ntabe yahanwa. Babikoze nko kugira ngo nyine batanga icyitegererezo, kugira ngo n'undi wese amurebereho. Ariko nk'abantu be, umuryango we, inshuti ze, mwarabyakiriye? Tugomba kubyakira, nta n'ikibazo twabigira, kuko ni nawe icyaha yaracyemeye deje. Icyari gitegerejwe no kuba yasaba imbabazi, yababarirwa sava, atababarirwa agahanwa. Ariko burya ngo iyo umuntu agihumeka imbabazi ziba zigihari. Ndatekereza mu minsi mikeya uko tugenda dusaba Imana, muzajya kumva mwumve ari hanze. Eseri, wenda mbere ko tunabivaho, ubu ngubu mu kanya ko muzavuga ati amakuru ahari nuko yitwara neza muri gereza, ni umugororwa mwiza, ibyo bagiye kugorora bizagororwa mu buryo rwose bunoze. Andi makuru wenda wadusangiza, ushobora kuba ntandi makuru mashya ku buzima bwe habayeho? Icyo nzi nuko wenda ndumva ubuzima bwo muri gereza urabyumva ntago ari bwiza, ariko nta kindi kibazo afite, n'ubuzima bwo muri gereza. Ariko nta kuva wenda bya bindi tujya twumva ngo wenda kuko ari muri gereza arahohoterwa cyangwa agira ate, ari mu gihano nyine, abayeho nk'umugororwa ari kugororwa. Ababasha kugerayo baramusura, ababashije gufatisha umurongo, yaba famiye ye cyangwa se n'inshuti ze. Nanjye ndimo, hari igihe nzamugeraho nanjye umurongo ninkufatisha. Gusa ndatekereza ameze neza, kandi nanjye yumve ko meze neza. Wenda ntashobora kubona, ariko azabibona. Ikiganiro twakoranye ubushize rero, imbabazi zawe wasabye rwose ntago zabashije kugera iyo donc ntago navuga ko zakiriwe. Ibyo wabyakiriye wenda sinanjye gusa wari watakambye, ariko nzi neza yuko wasanga niyo tudakora biracya tuzimusabira, hari igihe biba biri ibihana bafite biba biri hejuru y'ibyo afite. Yego. Biranashoboka cyane. Ni byinshi twagiye twigira kuri Edouard Bamporiki, ngira ngo dukurikije imyaka bamukatiye, simbona neza ko impamyabushobozi ndetse n'icyubahiro yari afite bizagumaho, kereka habayeho imbabazi imbere y'icyo gihe. Kuko niba itegeko rya leta ritarahindutse, mu gihe kigera mu mezi 6 uyu umuntu afunzwe, akenshi na kenshi abagomba kwamburwa uburenganzira ku byangombwa bijyanye n'amashuri yize. Birashoboka yuko ashobora kuzagaruka yitwa honorable cyangwa lisansiye runaka,
bitewe nyine n'ibyabaye, ariko uko byagenda kose hari impanuro zagiye zibaho zasigaye mu mitwe y'abantu. Ngiye ku giti cyane nk'ingero zingaye natanga wenda, ariko icyizere gihari nuko wenda ayo mezi batanga ndatekereza atarashira, of course ashobora no gusohoka mbere yayo, asohotse mbere yaho byaba ari byiza kuko byamuhesha uburenganzira bwo gukomeza inshingano kuko yaba anabifitiye ubushobozi mu buryo bw'amashuri. Kandi nabwo anasohotse nyuma yaho bitewe burya nuko witwaye abashobora kuba bakuraho ibyo ngibyo bashobora no kubisubizaho. Yego byashoboka, ntawamenya, birashoboka, mu mategeko nta kidashoboka. Mu mategeko bitewe n'abayagenga, abayashyiraho ni nabo bayakuraho deja. nari ngiye kukubaza, ni kimwe mu bintu navuga ko nk'isomo rikomeye wigiye kuri uriya mugabo. Ngira ngo ni inshuti y'urubyiruko cyane ko yanayoboye itorero ry'igihugu, yagiye agira amahirwe yo kuganira n'urubyiruko rutandukanye, aganira n'abakobwa bo muri Miss Rwanda, aganira n'urubyiruko rurangije amashuri mu bice bitandukanye mu itorero n'andi matorero yose atandukanye. So ni umuntu navuga ko wagiye uhura n'imbaga nyamwinshi ndetse akabisigira impanuro. Navuga ku giti cyawe nka Eric, ikintu uhora umwibukiraho, kimwe mu mpanuro, kimwe mu gikorwa cyagukoze ku mutima cyangwa se amagambo yagukoze ku mutima yaravuzwe nawe, aka kanya wadusangiza n'ayahe? Buriya hari amagambo yigeze kuvuga wenda ababaje kuri we cyangwa no kuba mukunda, avuga ko hari ahantu yigeze gukora akazi ko mu rugo, noneho ngatetse ngo isafuriya ngo akweho umupfundikizo ngo umwuka wo mu isafuriya uramwotsa, umupfundikizo wikubita ku isafuriya cyane, ngo nyirabuja aramuhamagara ngo uwayo ngo uziko iyo safuriya ikuruta. Ubwo we yahamagaraga ni Bamporiki. Noneho ngo nimugoroba aryamye akajya ngo ya safuriya yitereka imbere, ngo akajya yibaza ngo ko kuranduta. Gusa wenda ikintu navuga cyiza twese twanamwigiraho nuko yaduhaye inzira z'uko nta kure habi utava, nta na kure heza utagera. Ndatekereza nanjye ndi mu rugendo deja, burya iyo uri umuntu w'umusore umaze kugira ibikorwa byawe, nabanjije gukorera abandi igihe kinini, ngezaho nanjye nshinga kampani yanjye ipima ubutaka. Ubwo urumva tuba tugenda n'ejo uzumva hari ibindi nakoze runaka, ntago ari ukwitsimba mu kintu kimwe. Aba yaraduhaye motivasiyo nziza cyane mu buryo iyo tubonye ibiganiro bye twihebye tubyigiraho. Yego, ntekereza ko kugira ngo n'isezerano kampani ribeho nakurikiraga ibiganiro bye cyane, ni nako kumenyana nawe, nkumva mfite icyizere nanjye nari umuntu wenda utagira icyo ngize, nari nkiri na mutoya wenda, ariko nzi ko nanjye ntagiye mvukira mu miryango ikize, kwabaga ari ukwihiringa nyine, nawe urabyumva. Gusa ubu ngubu ntekereza ko hari urwego maze kugeraho, hari n'urundi nzageraho. Ntawe ugera ku gasongero k'ubuzima, ariko byibuze hari aho umuntu aba ageze akavuga ati byibuze nanjye hano ngeze nta kibazo. Muri usanga dukurikiye ko nk'uko wagiye ubisobanuramo hagati, ntabwo uri umuvandimwe byo kuvukana, ahubwo ni ubuzima bwabagize abavandimwe cyane rwose. Bituma nyine uburyo umubano wanyu, ibyo mwakoranaga, ubushuti bwa hafi bwabayeho hagati yanyu, bwaremye ikivandimwe hagati yanyu, bituma rero ari uko byagenze. Ariko n'ubundi akenshi usanga abenshi turi abavandimwe cyane, nuko rimwe na rimwe usanga abantu duhindukana ntidufashanye uko bikwiye, kuko umuvandimwe akenshi umuvandimwe mu gihe akubaye hafi, ari n'igihe umuntu wamuvukana ariko ntakube hafi, ntakubera umuvandimwe kandi muvukana, akabera umuvandimwe kuko biri no mu maraso. Hanyuma wenda n'abantu badukurikiye bashobora kugira zimwe muri komenti baduhereza ku bijyanye n'ibyo babibukira kuri Edouard Bamporiki. Ese ibyo bamusabira n'iki? By'ukuri ibitekerezo bitandukanye bigomba kugenda bigaragara. Aka kanya amwe mu makosa wenda ushobora kumushinja, kuko byanga bikunze hari abe yashinzwe na leta mu buryo bw'amategeko, ariko nk'ikosa ubona yaba yarakoze mu mirimo ye. Iyo udakosa ntubugira n'icyo ukiza. Iteka ryose iyo uri umuntu uri mu buzima, hari ibyo ujyamo ugakora amakosa, hakaba n'ibyo nawe unakosora deja. Wenda mu buzima rusange
sinzi wenda ngo amakosa navuga yaba yarakoze wenda uretse ririya. Ikintu cya mbere tugomba kumwibukiraho naho yakuye igihugu azana ndi umunyarwanda. Iriya mivugo yavugaga ishishikariza abantu kubana mu mahoro, ko twese turumwe, ibintu nk'ibyo tuba dukwiye kubimwibukiraho. Nanjye wenda kuba ameze hano buriya nagiye mwigiraho byinshi, gusa icyo mba namushimiraho nuko wenda ubu ngubu twanamenyanye ntaragira kampani, ariko ubu akangira inama. Ubwo mfite isezerano kampani ipima ubutaka, ntekereza yuko nawe bifitemo uruhare. Ahubwo rwose nakomeza no kubibutsa nomera abantu bashaka kuzajya bapimisha ubutaka, baraguze nko ku isambu nini bashaka gukuraho ubutaka bwabo. Dukorera muri Bugesera, muri Kamonyi, ubundi iburasirazuba yose no mu majyepfo kenshi dukorerayo. Bashobora kuduhamagara kuri 078 62 67 yego. Icyo gihe rwose warabuze icyangombwa cye cyangwa warabuze inzira ubinyuzamo ukaduhamagara, turagusobanurira, yaba ari byo tugufasha, tukaza tukagufasha tukagera kuri teri aho ubutaka buri. Yego, ngira ngo nabyo twanagarukaho twenda no kujya gusoza. Ubundi nari naravuze ko umunsi umwe nzafata ikiganiro cyose cyihariye kijyanye n'uburyo umuntu yabona ubutaka mu Rwanda, by'umwihariko mu Bugesera. Mbona abantu benshi bashaka bajya kugurayo ubutaka. Bugesera niho hasigaye haryoshye. Yego, inzira nziza, amahirwe hari, uburyo bwiza bwo kubona ubutaka kandi kuri make, no kubonera ibyangombwa byihuse, no kubona umuntu wizewe mu by'ukuri wagufasha muri ubwo butaka bwawe bukaba byizewe. Birashoboka ko umuntu uri i Burayi, uri muri Amerika, uri mu bindi bihugu byo hanze ushobora kumugurira ubutaka mu buryo bwizewe, akizera ko igihe cyose uzagarukira hano ubutaka azabubona neza ku gihe. Ese ni wamugurira bishoboka ko bwamwandikwaho kandi ari Burayi? Bigenda bitaho ngaho. Wenda inama nshobora kujya nziza, dushobora kuba dufite nk'ahantu site wenda turi kugurisha ibibanza n'urugero amafaranga runaka, agakenera kugura adahari, hari uburyo bukoreshwa kohereza procreation, ibintu bye bikagenda neza. Cyangwa yaba afite undi muntu mu Rwanda akaza akamurebera tukamufasha. Ntabwo waba ufite amafaranga ngo kuko udahari ngo ubure ubutaka, kuko nimba ubuguze muri 2023 muri 2024 buba bwikubye kabiri. Duherukana nkubwira ko ikibanza ari miliyoni, ubu byageze kuri miliyoni n'igice, kandi ndumva nta mezi menshi ashize. Okay, none impungenge watumara ku muntu wenda utari hafi mu Rwanda wifuza ikibanza kagomba kukibona kikaba cyizewe kikabonerwa n'ibyangombwa nizi? Buriya wenda inama namuha, buriya kubwira umuntu ngo gura utanahari bikunze kugora. Ashobora kuza nyuma ahantu wenda wamuhaye akavuga ati ntihabi wenda simpashaka. Icyaba kiza ashobora kureba umuntu yizeye uri bugufuri nko mu Rwanda, kaza kamurebera. Usibye ko nta n'ubutaka bubi Bugesera, ni mu kirambi cyiza cyane mu nkengero rwose z'ikibuga cy'indege. Kamurebera, kaza bakavugana uburyo yishyura, akohereza procreation, ubundi tukamufasha nta kibazo. Umuntu kikamwandikaho akamuhagarariye cyane rwose. Okay, nibwo buryo bwizewe, nibwo buryo navuga bwizewe. Ariko ntuzapfe kuba uri hanze ngo upfe kohereza amafaranga gutyo gusa, ntago aba ari byiza. Hari n'abajya biyitirira ibindi bintu ugasanga bibaye nabi. Ubu banza kumenya amakuru, ugakora analize neza. Ubwo bivuze ko umuntu udafite umuntu yizeye hano wo gutuma, ubwo ikiza watuma kampani, ugatuma isezerano kampani, tukakurebera ikibanza kiza kuva kuri miliyoni n'igice kuzamura. Hano i Bugesera rwose uhabona ikibanza hafi n'ikibuga cy'indege. Twebwe ndumva nta kibazo twazagirana. Ukimuguriye cyandikwa ku isezerano, cyandikwa kuri we, bigenda biterwa. Hari ibyo wenda tuba dufite natwe twaguze tuba turi gusubiza, twarayiguze ari nk'isambu tugakata ibibanza. Ariko niyo hari ahandi tukiguhaye, uwo cyanditseho niwe ugukorera mutation. Okay. Hanyuma ikindi kibazo wenda cy'amatsiko, kugeza ubu ngubu ibyangombwa cyangwa se reka mbanze mere ku wenda ku ngano, wazutubwira ikibanza miliyoni n'igice,
iyo ngano y'ikibanza itangwa yabona muri icyo amafaranga ni ubundi kibanza abari mu Rwanda abari 15 kuri 20 ariko hari n'igihe ubona n'ikirutaho gusa kiri munsi ho ntago twakigwa kuko ntikiba kinemewe ntago kiba cyuzuye bitewe nuko aribwo hari gusa nk'ahatera imbere hari n'igihe kiba kirutaho ngaho kandi nabwo ukakibonera kuri ayo mafaranga tuba tunabifite birutaho bifite n'ibyangombwa uzukagura mukora mitasiyo gusa akuru murabayifuza kugura isambu nini ya sambu umuntu yashyiramo nk'ikigo cy'ishuri cyama tuba tuhafite ama kilometage ugagira press uteramo nka garden hanini kabisa kuryo ngubu ahantu turi kugurisha cyane cyane hari umuhanda uri uzaturuka hano Kicukiro ujya ku kibuga cy'indege nk'ubu ngubu dufite ahantu twageni hagomba kujya station za essence hamwe hagiye hagurwa ariko hari naho dusigaranye nk'umuntu ushaka kuzakora station ya essence rwose urumva agomba gutunga 078 62 60 757 akaza tukamwereka ahantu heza ashobora gushyira station natwe tuba dukoresha ama GPS tuba twaragiye tuba tugomba kumenya ahantu station igomba kujya intera ibamo kugira ngo hajyemo indi araza tukamwereka nta kibazo ubwo nacyo biba bihendutse ahagena ama station urumva wenda kubera ari kuri umuhanda wa kaburimbo muravugana ariko nubundi ni make naga ari menshi ni hafi aho ngaho nubundi so nuko bimeze Eric twaganiriye nibushize impamvu namuzanye twe twaganiriye atakamba agira ati rwose muvandimwe nibamurekure nari namuhamagaye ngira ngo numva uko yabyakira nyuma yuko icyifuzo yatanze kitabashije gushyirwa mu bikorwa ariko urumva ko nadufitiye n'ibikorwa by'ingirakamaro bijyanye n'imirimo akora ya buri munsi nabyo ni ibintu abantu benshi babifuje kumenyaho amakuru kugira ngo nabizi ko benshi mutari muzi ko mu Bugesera wagura ikibanza cya 1.5 miliyoni murabyumvise kandi ukakigura mu buryo bwizewe neza ukakibona mu buryo bwizewe kandi mu gihe gitoya so ni Isezerano company rero twari turi kumwe nawe Eric ndumva tumenye mwabiri tumenye mwabiri rwose ndashimira n'abadukurikiye bazatugane baze tubatuze tubaho ubutaka tubashakire n'ibyangombwa byabwo akarere kose waba urimo ukeneye icyangombwa cy'ubutaka ukeneye gukatisha ahubwo waguze tukugeraho nta kibazo wowe ujye usacinga Isezerano company limited kuri YouTube kuri Instagram kuri Facebook hose tuba turiho n'amanomero yacu abariho yego nabyo nayo zo wanazitanze kenshi abantu umuntu akuri ikiganiro yazumvise yakunyuraho turashoje rero ikiganiro ibindi bisobanuro byinshi bijyanye n'uburyo kubona mu butaka wakwiyambaza no mugabo kamuvugisha aho waba uri hose nimero WhatsApp niyo ndetse na call niyo hanyuma Eric turagushimiye cyane wakoze nanjye ndagushimiye cyane uri umuntu w'umugabo Imana nawe igikomeze gufashe mu byo ukora kabisa asante sana reka dushimire Emile wadufashije ku majwi n'amashusho ngerije dutushime mbasaba ko kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byinshi bitandukanye kandi byubaka uraza kureba ahanditse subscribe mu magambo atukura aho hasi usige uhapyonze ku mukene w'abarundi fyonda buto hakande kugira ngo tugimara gusora ibiganiro bitandukanye nawe ujye ugira amahirwe yo kubibona mbere y'abandi ciao ciao inshallah.